Numvaga kuri gutunyakira burya pe. Niyo nsanga utanari nuri konje nyeka kushaka kubudari. Nize urinda ukeka ko ari kitabamagara. Mbaze niyo. Aze ngushina nari ndanga pe merekeza umuntu. Tuvuge nereka nze ngusuhuza. Ibyo ni ibintu naka surprise ni kabaho. Ntabwo nkunda surprise. Kuva rya udakunda surprise wowe. Cyane gukundiza abantu bagutunga. Se undi ufite ikihe kibazo hano harimo undi uri kunyihisha. Uzinzira ko nari mu. We musore. Are we. We. Kambwiza ukuri. Abari nk'umuntu uri kumisha cyangwa se ikintu uri kumisha. Wagiye se ugashakisha umuntu. Ngumi ya kameme watuyirya. Inde. Wowe. Ninde urimo hano? Suyembaza. Nta muntu urimo hano ariko. None se gute ngiye nshobora kuza? Ako nyine nagomba kuzanira guko wisha se kuki utagomba gukora amakosa. Go ukanyakira gutyo kumbwira muri byo bwa discipline bigutwara iki? We. Azongera nazakuramo ijisho. Gerageza kuba umwana mwiza ariko ushaka kumukunda. Nese base amahani yawe yari utangiye amahani yawe none kuvuga nabi kwawe. Wakwitonza ukavuga nabi. Kanguze mu bwongo ngubu. Agakibebe. Ndagushimiye wowe dahima kubana natwe mu biganiro bya buri munsi turatubagezaho ndetse comment zanyu uko mudukurikirana turabishima kandi turabashimira cyane iyo muduhaye comment biratunezeza ndetse wowe by'umwihariko wakoze subscribe Imana ikomeze bane nawe migisha Imana ikomeze ibane nawe rero wahisemo kubana natwe kugira ngo ujye ubona amakuru atandukanye ndetse n'utuntu n'utundi tuvuga muri sinema nyarwanda bimwe na bimwe utaba wasobanukiwe twebwe tuba tubikubwira niyo mpamvu rero aka kanya ngushishikaza ko wakora subscribe kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari wa sinema nyarwanda rero ngibisanzwe ni muze ko Gomane Gasagiye nawe ngo na bose uguhaye ikaze muri kiganiro uhereye mu majyaruguru amajyepfo burasirazuba ndetse no mu burengerazuba mu mujyi wa Kigali namwe mutwumva muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda diaspora turabasuhuje namwe Imana ikomeze bane namwe kandi ikomeze ibarindira aho ngaho mu buri mu bihugu byo hanze y'igihugu bitewe nuko ubutaka butari ubwanyu bajya bavuga ngo mu Kinyarwanda ngo amahanga arahanda rero burya ikiza nukuzo muzaza mwibuka no kuba mu gukora subscribe muhita muvuga ngo Mana urengere ubwoko bwawe ndetse ubane natwe mu binsi yose kandi ujye duha imigisha ya buri munsi nkuko muze ko Gomane Gasagiye aba yayibifurije ngibisanzwe rero tugarutse mu kiganiro ubu iyo tugiye kubabwira ni abavandimwe batatu rimwe na rimwe rero iyo tuvuze abavandimwe batatu wowe aho herereye ni igiki uhita kikuza mu mutwe reka tubanze tuganire akantu gato abavandimwe baba kobwa batatu bashobora kugira ibisobanuro bitandukanye bitewe naho biherereye dore ibyo bakunze kuvuga icyambere ubusobanuro y'umuryango busobanura gusa abavandimwe batatu b'abakobwa abakobwa bakomoka ku mubyeyi umwe kandi ikindi tugiye cya kabiri ubuhinzi mu buhinzi nabwo abavandimwe batatu bafite icyo bisobanuyemo niyo mpamvu twagutegura iki cyegeranyo kugira ngo ubanze umenye icyo abavandimwe batatu bashatse kugira n'ubuye mumaro w'abavandimwe batatu rero tugeze ku cya kabiri kivuze ubuhinzi mu buhinzi bo bavuga ngo abakobwa batatu ni uburyo gakondo bwo guhinga bw'abanyamerika kavukire aho ibigori ibishyimbo ndetse amashu baterwa hamwe kuko afashanya gukura ibigori byishyigikira ibishyimbo byongera intungamubiri mu butaka kandi amashu atwikira ubutaka kugira ngo awugumane ubushyuhe murumva rero ubu buvandimwe iyo tubujyanye mu gihe cy'ubuhinzi rero duhita tubona imbuto eshatu ese n'izi mbuto eshatu ugiye guhita wibaza ngo nyambo yaba ari iki yaba ari amashu ese koroda yaba ari ibigori ese jazira yaba ari ibishyimbo reka turebere hamwe rero icyo bishatse kuvuga rero mu buvanganzo abakobwa batatu ni ikinamico izwi cyane yanditswe na Anthony Chekhov ivuga inkuru y'abakobwa batatu barota ubuzima bwiza i Moscow ako kantu murakumvishije kagasubiremo iyi ni inkinamico ivuga mu buvanganzo abakobwa batatu bari bafite indoto zo kuzajya muri Moscow
icya kane rero kiravuga ngo kamere ubugenge. Abakobwa batatu ni inkingi izwi cyane y'amabuye mu misozi y'ubururu. Rero usanzwe ureba filimi yacu abakobwa batatu, ariko ntabwo wabashije kubanza gusobanukirwa ijambo wisobanukirwe neza. Tubonye ibisobanuro bitatu ndetse by'ingenzi. Twabonye mu buhinzi, tubona mu buvanganzo, tubona no muri ubwo n'ibine. Twabonye mu muryango, tubona mu buhinzi, tubona ubuvanganzo ndetse tubona muri kamere cyangwa mu bugenge. Aho twasanze mu muryango ari abakobwa batatu bavukana cyangwa abavandimwe batatu bavukana ku mubyeyi umwe. Mu gihe mu buhinzi twasanze ibishushanya ikigori n'ibishyimbo. Ibishyimbo bifasha ubutaka ndetse amasho agakomeza no dubisubiyemo bivuga ngo mu buhinzi abakobwa batatu ni uburyo gakondo bwo guhinga bw'abanyamerika kavukire, aho ibigori, ibishyimbo, amashu aterwa hamwe kuko afashanya gukura. Ibigori bishyigikira ibishyimbo, naho ibishyimbo byo byongera intungamubiri mu butaka, kandi amashu atwikira ubutaka kugira ngo atagumane ubushyuhe. Mu gihe mu buvanganzo twasanze ari ikinamico yanditswe n'umugabo wabitaga Anthony, aho abakobwa batatu bifuzaga ubuzima bwiza. Ubu tugiye kugenda tubihuza rero, mwe nagiye mbabwira ko tugende kuduhuzahuza akantu kandi tureba ese bisobanuye iki mu buzima busanzwe cyangwa no mu bindi biganiro byo nk'ubwo buvanganzo. Filimi yacu ivuga abakobwa batatu bafite inzozi zo kurongorwa n'umuzungu. Mu gihe ngiyo mu buvanganzo abakobwa batatu yari tiyateri yavuga ko abakobwa batatu byifuza kujya i Moscow. Turabihuza gute rero? Ubundi i Moscow tuvuga i Moscow, tuvuga i Moscow bisubiyemo inshuro zirenze imwe, ni ukuvuga ngo tuba tuvuze aho bita mu Burusiya cyangwa muri Russia cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Icyo gihugu rero kiri ku mugabane w'Uburayi, kandi n'uno muzungu urimo hano Birayi nk'uko byumva aba aturuka mu bihugu byo mu Burayi. Bishatse kuvuga ngo rero iyi theater n'iyi filimi ntaho abantu byose bihuriye. Ikintu kindi ngiye kubasobanurira kimwe ni iyo bavuze theater cyangwa drama. Ubundi drama ivuga inkinamico, theater nayo ikavuga inkinamico, ariko ibintu bitandukanye nuko theater ari igice kiba muri drama, naho drama nayo ikaba ari ikindi gice nabwo kiba muri drama. Sizirimo mushatse kubyumva neza. Niyo tuvuze ngo drama ni filimi ivuga ubuzima busanzwe bwa buri munsi tubamo mu muryango, mu kivandimwe, mu buyobozi cyangwa no muri leta, ariko cyane cyane mu buvandimwe mu baturage muri rubanda, cyane bimwe bitaga ubuvanganzo bwo muri rubanda. Naho theater rero ni ikintu gikinwe cy'inkinamico nyine, ariko gikinwe mu buryo bw'amashusho gusa, bw'amajwi gusa mu mbabarire, ariko bidafite amashusho. Mu gihe drama yoho izikora byinshi, ishobora kuba drama, comedy, cyangwa action. Ibyo bikaza muri filimi. Iyo bavuze drama ni kwa kubona abantu bari kuganira ikintu runaka. Niyo mpamvu uzumva umuntu avuze ngo ndambiye izo drama zawe, ibyo bintu buri kuvuga ni drama nyine akenshi na kenshi bikunze kuba ari n'ibihimbano, ariko ari n'igihe debe drama y'ibintu byabayeho inkuru mpamo. Dukomeje rero ifilimi yacu iko bishatse kuvuga rero nuko nguko abakobwa batatu bishatse kuvuga, ariko tukomeje yindi mu buvanganzo niho twari turi rero dusubiye mu bijyo bijyanye n'ubuhinzi. Rero bivuze yuko amashu, ibishyimbo n'ibigori umumaro wabyo byose ni kimwe, ngo amashu atererwa hamwe gukura kuko abasha gukurira hamwe. Iyo uteye amashu nta muntu utera isho rimwe ngo ribashe kuba ryakura. Ishobora kuba ryakura bitewe n'uko riteye nk'umutako riri ahantu haryonyine, ariko ubundi amashu ubundi bayaterera mu matsinda, usanga riteye ku murongo ameze neza cyane, bityo akagenda akurira muri rimwe. Mu gihe ibigori n'ibishyimbo yo babiteranye hamwe, ibigori bishyigikira ibishyimbo nk'uko babivuze haruguru, ndetse ibishyimbo bikongera intungamubiri mu butaka, kandi amashu yo atwikira ubutaka kugira ngo agumane ubushyuhe. Nk'uko mujya mubyibona rero, kandi kambe basobanura aho uzareba amashana atera afite ibibabi bimwe bisasa bikagenda neza, icyo kibabi kikaba cyafata imvura, cyangwa ushobora kuba wakivomesha amazi ushobora kunywa. Ariko hasi ku butaka bwaho iyo izuba rivuye ntago imvura ikunda kuba yagwa cyane, aho amasho ateye yegeranye ngama amazi aba yagera nk'uko imvura yaguye, aba amazi yamanuka akaba yagera ku butaka nk'uko imvura yaba yamanutse kose ifite imbaraga. Amasho abasha kuba yayigira ute, yabiprotecta kugira ngo ahasigarane amazi cyangwa ubushyuhe bwabo bugume burimo mu butaka.
reka tubabwire ngo rero ibi ngibi tuba tubabwiye gutya no kugira ngo mubashe gusobanukirwa filimi yanyu cyangwa yacu kugira ngo tujye dukomeza tubana neza ku kantu kumwe ko kandi ndetse tubasha gusobanukirwa buri kimwe cyose kiri muri filimi byari bishatse kuba byavuga iti bihurira n'ubuzima busanzwe ese abasizi babivuga iki ubu ngubu nari nkugiriye rero ngo mu bugenge twamaze kuvuga ko abakobwa batatu ni inkingi zizwi ni inkingi izwi cyane y'ubururu yibuye y'amabuye ni mu misozi y'ubururu iyo misozi y'ubururu rero mujye mureba cyane cyane bajye bavuga ko mu Buhinde hari umusozi bita Himalaya akandi n'umusozi mwiza cyane ufite ubunyaburanga bwiza cyane aho abahanga bavuga ko uwo musozi ufite ibara nyine rimeze nk'iryo ry'ubururu kandi akaba ari umusozi uteye ubwuzu neza twababwiye mu muryango aho abana batatu baba baravutse ku babyeyi babiri cyangwa babiri babiri imvu z'ababyeyi babiri n'umugabo n'umugore bababyara bose baturuka kwa babyeyi cyangwa ku mubyeyi umwe bavugaga n'umubyeyi w'umugore cyangwa umubyeyi w'umugabo no kuvuga ngo rero dukomeje ikiganiro cyacu cyangwa dukomeje filimi yacu ngenda mbabwira kandi ko kandi uyu munsi twamaze kubona intambara aho igeze kitangiye kurenga ubwenge bwa buri muntu dore yuko Nyambo atangiye gufira umuzungu mu gihe umugabo we cyangwa umusheri we azi ko afite umukunzi nta wundi muntu afite ariko umumahane yiwe akabatuma ari byinshi cyane byakangirika burya nimba unakundanye n'umuntu ujye mu bwisanzure bwose kumutera ubwoba kuko ntabwo ari ikintu kizima iyo ushatse gutera umukunzi wawe ubwoba nawe abaho akora byinshi cyane dore ko bishobora no kugukuramo kuguca inyuma ubundi inkeke mu rugo cyangwa inkeke ku mukunzi wawe uhora umukontorora ngo yagiye avuganye n'abandi yita mu bwisanzure biza kuviramo ko umukobwa cyangwa umukunzi wawe ajya mu ngeso zumbi bikarangira guca inyuma byo kuguca inyuma pana bindi byo kuvuga ngo ateriswe n'undi ahubwo birangira anasambanye n'abandi cyangwa aryamanye n'abandi basore cyane cyane kandi agasambana n'inshuti zawe bivuze ngo uyu Kiramani akora amakosa menshi cyane kandi muri aya makosa niyo agiye kuzahuramo n'ibibazo dore yuko umukunzi wiwe nyuma yo kubona inkeke no guhora kubita umukunzi wiwe bizatuma agenda akavaho ntuze umunyarwanda aravuze ngo wirukana nkana inyamaswa cyane ukayimara ubwoba ubundi hari igihe wirukankana inyamaswa uri kuyihiga mu kandi gato nayo ikaza kukuvumbukana ikatangira kuba yaguhinga ubwoba rero bwa Nyambo yamubitsemo bugiye gutuma Nyambo nawe avuga ngo reka nshake amahoro yanjye nshaka umugabo twabana ushobora kuzaneza uzampa byose nshaka apana kumpereza umubabaro nk'uwo mbona muri Kiramani nubwo Kiramani afite iterambere riye koza dore yuko uno muzungu Bilali ari mu bantu agiye guhindura ubuzima dore ko bagimaze gusinya amasezerano ya contract y'imikoranire y'akazi mu gihe Kiramani agiye kuba manager undi akaba CEO bose kandi ugasanga bahuriye ku rukundo rumwe ni ukuvuga ngo rero nimba ibishyimbo bishyigikirwa n'ibigori aka kanyereka tuvuge Bilali abaye ibigori ibishyimbo ni Kiramani amashu ni Nyambo ubwo tubijyanye mu ubwo buryo tubasha dusobanura ko icyo gice mbere yaho nyuma yaho turaza kugaruka ko bavandimwe batatu ba Nyabo ari we Jazira Nyambo ndetse na Claudia rero Kiramani reka tuba tuvuze yuko tugiye kumugira ibishyimbo kandi twamaze kubona yuko ibigori ari byo bifasha ibishyimbo mu gukura neza mu gihe rero nimba ikigori kigiye kuba kivuyeho igishyimbo bivuze ngo kiraza kuba cyakura nabi mu gihe rero Kiramani agiye kubura no mu boss bitewe n'umukobwa ibintu biraza kugenda neza abura akazi abure n'umukunzi mu gihe Nyambo twa tuvuze ngo n'amashu akomeza arinda cyangwa abika ubushyuhe bw'ubutaka icyo gihe rero bitewe nuko nawe Nyambo aza kuza kuba mfite ikibazo cyuko ibishyimbo byakuze nabi cyangwa umukunzi we Kiramani bitameze neza no kwa Bilali bishobora kutaza kubera neza kubera ko Bilali nawe araza kuvuga ati ntago nakunda umukobwa umeze gutya uryamira ahantu habiri cyangwa uwakiriza ahantu habiri bavuga yuko uwokereje ahabiri hamwe hashirira bivuze ngo Bilali nawe azabona yuko uyu mukunzi yirukankiye nawe nta gipasa nta nicyo bakagombye kuba bavugana yuko bitewe nuko uyu mukobwa yabashije kuba nawe yamufurapa cyangwa yamubeshya kimwe cyo yuko Bilali azahita abona ko abakobwa b'abanyarwanda batizewe neza icyo tutabashije kumenya no kumenya ngo bari abakobwa batatu bavuga mu buvanganzo mwiriya theatre cyangwa mwirakira mico uramu Anthony yanditse byarangiye gutebo nimba baragiye mu Burusiya Moscow nimba baragiyeyo hari umufite amakuru mbere yuko ngiye kuhashakisha yatwandikira muri comment akatubwira ati byagenze gutya byarangiye gutya na gutya yabashije kuba yarayumvise cyangwa yabashije gusoma icyo gitabo
ibyo byose rero nibyo Birari azamara kubona, namara kubibona abone yuko abantu yizeye bose atari abayizerwa, dore yuko bizatuma n'imikoranire yiwe na Kiramani ipfa, natazaba ari umuprofessioneri azavuga yuko Kiramani bagomba gutandukana, akazi kabo kakaba gatangiriye aho ngaho, karangiriye aho ngaho, maze Kiramani akabura umugati gutyo, ndetse Birari we agakomeza business ziwe, ariko amaze kubona ko abantu b'Abanyarwanda, dore nawe azaba amaze guhomba amafaranga. Impamvu ndi kuvuga ngo n'Abanyarwanda nuko ino filime yakinwe n'Abanyarwanda, yandikirwa mu Banyarwanda, ishutingirwa mu Banyarwanda, even nubwo iri gukinwamo umuntu uturutse ku mugabane w'Uburayi. Ibyo ngibyo mu byo bubinyihangana, nimwumva mvuze gutyo ntago ari kubera ko mari ibyo mba ndi kwica cyangwa ndi kuvuga nabi, ahubwo no kugira ngo ibintu tube tubishyira ku murongo bisye neza cyane. Dusubiye rero ku nkuru yacu ukivuga ngo n'abavandimwe batatu, reka tuyite abakobwa batatu bavukana bahuriye ku mugabo umwe cyane. Reka tuvuge ngo umuhinzi yaragiye afata ibishyimbo ajya kubihinga mu bigori, ndetse hafi yaho ngaho reka nze mbabwire umumaro wa buri kimwe cyose. Ntabwo tujye kuvuga umumaro mu bijyanye no guteka no kubirya, ahubwo tujye kuvuga umumaro wa buri kimwe cyose ucyo kimarira ikindi. Iyo uteye amasho ukenera ibintu byazayasasiza, ushobora kuba bya bigori bishobora kuba wabisaruye bya bindi byasigaye ukagenda ukabisasiza amasho, ya masho nayo akabaho neza n'abushyuhe bwayo ikabubika neza. Ushobora gufata bya bishyimbo nabyo ukabijyana ukabisasiza muri ya masho, nayo amasho akakomeza akagira. Bivuze ngo isho rero, reka tuvuge isho turarigiye kurigira Jazira tumugire amasho, naho ikigori tukigire uwo bita Claudia, naho ibishyimbo tubyite Nyambo. Impamvu tubagereranyije muri ubwo buryo munyihangane, ntago ari ukubatisha agaciro nk'abantu, ahubwo no kugira ngo dusobanure nk'uko twabisobana haruguru ngo ibishyimbo bifashwa n'ikigori kugira ngo bikure neza, maze amashu nayo agakura neza bitewe n'uko yagumanye ubushyuhe bwayo mu butaka. Ni ukuvuga ngo rero uyu mukobwa mpamvu tumuvuze ngo reka tujye ku ruhande rw'amashu, ni ukubera yuko Jazira ariwe wazanye uno mugabo. Reka tuvuge ngo uno mugabo ni umuhinzi cyangwa ni umusaruzi wari uje gusarura imbuto ziwe, ariko aje gusanga ibishyimbo byakuze nabe, byarapfuye, byajemo ikintu bita agasimba bita imungu, ndetse ikindi kintu ikigori nacyo cyarangije kuba cyakagombye kuba cyafashe ibigori bigakura, ibishyimbo bigakura neza, ariko byarangiye bitakuze neza. Nyuma yuko bya bindi byose bitakuze neza kugira ngo bisasire bibe byasasira byasho naryo asho rikure neza, maze naryo bisanga bizanyemo imungu ijya kurya yamasho kugira ngo amasho adakora neza. Bishatse kuvuga ngo rero umugisha w'umuntu umwe bashatse kuwurwanira, ariko burya akarwaniye n'abantu benshi bose birangira bakabuze. Dore yuko uyu Birari bivuga yuko ifite umugore n'umugabo, umugore n'abana, ariko bo bakaba bazi ko ari umusore, bakaba bari kumwirukankaho gutyo. Reka agende abaruhukiraho abakoreramo akazi kose, uyu munsi umwe bazabyuke bose bashanga buri wese afite inda. Dore yuko Claudia mu mipango yiwe igaragara umuntu wese kugira ngo tware umugabo neza, nuko umugabo ubasha kuba waryamana nawe, wamara kuryamana nawe yagutera inda maze bikarangira umwe gukanye. Dore ko abagabo benshi cyane b'i Burayi iyo bateye umuntu wo muri Afurika inda ntabwo yabirangiye, ntabwo bakemera ko umwana wabo yandagara, ahubwo bahita bamugira umugore wa kabiri cyangwa bakamugira inshoreke cyangwa bakamugira inda yiwe azaza aruhukiraho. Sinzi ukuntu wowe wabivuga, njyewe nuko mbivuze. Rero uketse wowe nimba hari ikindi gitekerezo ufite kuri ibyo ngibyo batwandikira muri comment kugira ngo tubashe kujya dusangira amakuru ku makuru, ndetse tugasangira n'ibitekerezo. Nyuma y'ibyo rero Claudia yari gupanga, dore yuko nawe yatangiye kugarukira abavandimwe, baravuga ati uko byamira kose muri abavandimwe ntimukarwane. Ubundi agateranyije abavandimwe barajugunya. Reka mbisubiremo, agateranyije abavandimwe barajugunya, bitewe nuko abavandimwe bararindana ntibavushanya amaraso, baravurana ntibavushanya amaraso. Aho umwe aguye undi atereraho, cyangwa aho undi aguye imbaraga zishize niho azamukira, bitewe nuko bagomba gusigasira icyubahiro cy'umuryango. Kuko ubu ngubu bari kurwana n'umugabo, bari kurwanira umugabo ari batatu, bose bigaragara ko nta muco bafite, batojwe n'ababyeyi babo, bitewe nuko bari kurwana bapfa ubusa, bapfa umugabo ntakaguteranye n'umuvandimwe, cyangwa umugore aguteranye n'umuvandimwe. Ubundi kintu kidahahwa ni kimwe, n'ubuzima bw'umuntu budahahwa. Naho ubundi umugabo, abagabo ni benshi ku isi ndetse n'abagore ni benshi ku isi, nta kintu cyatagombye gutuma abavandimwe bapfa ibyo. Mu gihe Jazire ari ivu rihoze rishobora kuzatwika inzu mu hazaza, dore yuko yavuze ko nawe agomba ko ari gushyiraho umwete cyane akiga icyongereza kugira ngo azabashe kuba yabafata cyangwa yabafatiranya, akaza akabatungura maze akisubiza agaciro kiwe, ndetse kwisubiza agaciro kiwe nuko azasubirana Birari wiwe. Dore yuko
yuko Birari yatandukanye nawe bamubeshye yuko atamukunze bitewe n'ibyo bari kumusobanurira maze nawe arabyemera. Mu gihe rero Nyambo we ari kwibaza kuna agiye kurwanya urugamba rw'abantu babiri, Birari ndetse n'umukozi we Kiramani bagiye gukunda na CEO ndetse na manager. Ahubwo impamvu ndi kubivuga gutyo nuko twumvishije yuko Kiramani bagiye gushinga igaraje maze akaba mu manager, ariko se bishobora no kuba ataba manager ugasanga akoze umushinga nkuko abamwe na bamwe bagiye mu buzima busanzwe, ugasanga wigiye umuntu umushinga maze uwo mushinga uzi kuzawukora maze ukanawuyobora bikarangira atari wowe unawuyoboye cyangwa bakizaninamo abandi wowe bakakwihorera ukamera ngo utarabaye yewe. Ibyo byo birazwi muri business, ubundi hakora ufite kanga ushoboye ntabwo wakora uwize. Dore yuko Kiramani ibicyongereza kiba gisunikira hari byinshi cyane baba batavuga, ururimi rushobora kuzamubera bariya, ndetse nkuko Nyambo nawe ashobora kuzahura n'ibibazo. Dore yuko Kiramani we umujinya we tumubonana ashobora no kuzarangira yishe uwo yakafashe ngashebuza wiwe cyangwa akica buri umwe wese. Dore yuko Claude yafashe umwanzuro wo kuzagenda akajya kuvuga ngo uko Nyambo akundana n'umugabo bita Birari. Rero reka mbabwire ngo iki kiganiro reka tugisoreza ahangaha. Ibiganiro nakagaruka ndetse tuya tubabwira kuzizi inkuru zitandukanye ziri kugenda zivuga muri sinema nyarwanda. Tukongera tababwira yuko mu minsi ishize umuriro wari warahatse hagati ya Kiramani Mitsutsu ndetse n'umugabo n'umukobwa bita Jackie, wari uri kubwira Kiramani karutwa ngo na runaka wamuzaniye ibi. Burya ariko buri wese afite kuntu ibintu abitwaramo, niba umuntu atagusohoye kwa muganga ashobora kuba yagize izindi mpamvu zitandukanye. Guca imanza cyangwa no gufata umuntu ukamuharasenga ntabwo ari byiza, bitewe n'uko iyo warwaye nta muntu wagutumye kurwara, wakagombye kuvuga ngo uyu ni umuzigo wanjye, ugasaba Imana ahubwo ikakwikiriza ukigarukira mu buzima, aho kugira ngo ubuzima bwoshaka kugaragaza ko buri spend ku bantu ntabwo ari byiza. Rero we twabanye twagushimiye cyane mu iki kiganiro, nimba gikunze duhe subscribe, like, comment ndetse nibikunda unagisharing kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari. Ngiye yagaseye muzeko ngo mane ukizo Dr. Chef ntacyo bitwaye, nta nicyo byabitwaye. Amaro y'Imana akomeza abane namwe, ndabakunda. Imana ibampere imigisha myinshi cyane. And